wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV, tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi, mbasuhuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi, ndetse mpora mbabwira ngo wowe ufata umwanya wawe ugatera comment ku biganiro byacu n'ukuri uruwingenzi kuri twe, igitekerezo cyawe ndetse uko ubu cyumva uruwo kubishimirwa. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru, benshi baraza kwibaza tese noneho Sandra ni ihe nkuru atuzaniye cyangwa se ni ihe update kuri uyu munsi igezweho. Ndagira ngo nsubire inyuma gato cyane, muribuka mu minsi yashize umukobwa wamenyekanye, kuko icyo gihe nibwo yanamenyekanye nka Mugabekazi Liliane. Uyu mukobwa rero ndagira ngo nsubire inyuma gato cyane mugarukeho wariwe. Ni umukobwa utuye mu kagari ka Kibaza, umurenge wa Kacyiru, mu karere ka Gasabo. Uyu mukobwa rero yagaragaye mu gitaramo cy'umuhanzi wamamaye nka Taiki cyangwa se Taisi biterwa wowe nuko umwita cyangwa se nuko uvuga iri zina. Rero uyu mukobwa yagaragaye i Kigali, ndetse byari mu gitaramo yambaye mu buryo budasanzwe, ndetse benshi akaba ari ifoto yagiye ibavugisha cyane, amagambo atari make, ndetse ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko ari iyo foto yari igezweho mu guteraho comment cyangwa se mu kuba yarakomeje ivugisha abantu benshi, ndetse mu bakuru bikaba byarateye ikibazo gikomeye, aho benshi bavugaga ati umuco uracitse, abandi bati ibi ntago byakabaye mu Rwanda, ati ibi ngibi rwose ni ukurengera. Uyu mukobwa rero kuri uyu munsi yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku iyi tariki ya 18 Kanama uyu mwaka turimo. Navuga ngo rero ni umukobwa wahageze mu masaha ya 4:30, ariko mu kuburana kwe navuga ngo habayemo gatoya imbogamizi, aho imodoka ya RIB yari imuzanye byabaye ngombwa ko imusubizayo. Ni umukobwa waje yambaye agapantaro ndetse n'umupira, ariko biba ngombwa yuko asubirayo, ndetse mu myambaro yaje yambaye urabona ko noneho yambaye igitenge ndetse n'umupira w'imbeho, aho ubona rwose ko yari yipfutse no mu mutwe n'agapfukamunwa, ubona ko mbere atari yaje yakambaye. Ndetse ababyeyi b'uyu mwana w'umukobwa bagaragaye kuri uru rukiko rwa Kicukiro, aho nabona yuko cyangwa se ukurikiye bamwe bavuganye nabo batishimiye ibyo uyu mwana wabo yakoze, ubona ko rwose n'ababyeyi bafite agahinda, ndetse batishimiye ko uyu mwana ibingibi byakabaye kuba biri kumugiraho ingaruka, ubona ko ari kwa kundi umubyeyi avuga ati ntago byagakwiye ko umwana wanjye rwose iri kosa yari kuba yariguyemo. Navuga ngo rero yagiye n'ubundi agarurwa ku rukiko yambaye nk'iyi myenda muri kubona yambaye. Muri make reka mvuge ngo noneho yari yaje yikwije. Rero urubanza rwahise rutangira, ndetse aho abanyamakuru batari bemerewe kuba bafata amafoto kuri uyu mukobwa, ariko nyuma itangazamakuru ryaje kubisaba, hanyuma baravuga bati ubwo ari hanze nta kibazo, ariko murabizi ko mu rukiko iyo bivuzwe ko bitemewe ko umunyamakuru afata amafoto, nyine biba bigomba kuba itegeko kandi bikaba ihame. Ni urubanza rero rwatangiye, ndetse uyu mukobwa Mugabekazi Liliane yabajijwe nimba yemera ko ibyo yakoze ari icyaha. Uyu mukobwa yavuze ati ntago mbyemera mu magambo ye. Ndetse nsubiye inyuma gato, uyu mukobwa yafashwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8
ndetse ajyanwa kuri ribu arabazwa, ndetse aho yemeye ko ari we wari wambaye iyi myambaro. Navuga ngo rero uyu mukobwa ubushinjacyaha bumurega iki cyangwa se akurikiranyweho ikihe cyaha? Benshi kugeza uyu munsi ndabizi ko harabona agiye mbona bavuga bati ese ni ikihe cyaha uriya mukobwa yakoze, ni ikihe gitangaje? Ariko ndagira ngo none mbabwire icyaha kugeza kuri uyu munsi uyu mukobwa akurikiranyweho. Ni umukobwa rwose ukiri muto, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1998, ndetse icyaha agikorera navuga ngo mu gitaramo nk'uko nakomeje mbigarukaho, ariko akaba akurikiranyweho icyaha cyo gukorera ibiterasoni mu ruhame. Bisobanura rero ko uyu mukobwa ibyo yakoze yabikoreye mu ruhame ndetse biteye isoni. Ndetse ubushinjacyaha busobanura ko uyu mukobwa usanzwe acururiza ibinyobwa bisembuye ku gisimenti, benshi murahazi, akaba yaragaragaye muri iki gitaramo yambaye mu buryo bugaragaza imyanya ye y'ibanga. Benshi baraza kwibaza ati ese imyanya y'ibanga ni iyihe? Ndagira ngo murebe kuri iyo foto, murabona ko amabere yaragaragaraga, benshi icyo twita imoko, ndetse n'undi mubiri wose ugaragara, hanyuma hasi yambaye agakariso cyangwa se mu rurimi rw'amahanga sous-vêtement, ubona rwose k'umukara. Navuga ngo rero nsubiye inyuma mbibutse ko ni igitaramo cyabereye muri Beka Arena mu ijoro ryo ku itariki ya 30 Nyakanga uyu mwaka turimo. Kuva ubwo rero iyo foto y'uyu mukobwa Mugabekazi yatangiye gusakara mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ikurura impaka zitari nkeya mu bantu, cyangwa se iteza akavuyo, cyangwa se navuga ngo ituma abantu bacika ururondogoro. Ndetse nakongeraho ko mu rukiko hatangajwe cyangwa se havugiwe ikinyamakuru kimwe yakoreyeho uyu mukobwa, ndetse aho yabajijwe ati ese kwambara kuriya wabitewe n'iki, cyangwa se ati buriya ntiwishe umuco. Mu magambo ye rero mugira ngo benshi barakibonye, yarasubije ati umuntu ntakwica umuco, ati kuko umuntu afite uburenganzira bwo kwambara uko ashaka. Ndetse ngira ngo ari naho yasubirije ati tinyuka urashoboye. Ndetse ababyeyi benshi barababara cyane, ati ni ukubwiriza cyangwa se ni ugukangurira urubyiruko kuba rwakambara ubusa, cyangwa se kuba bakambara biriya, ati urashoboye, nk'uko nawe yabivuze mu magambo ye. Navuga ngo rero urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kubona iyo foto, ndetse nk'uko nakomeje yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, rumukoraho iperereza ndetse rumutumizaho kugira ngo rumuhate ibibazo. Dosiye ye rero yaje kugezwa mu bushinjacyaha mu ibazwa ryabereye muri izi nzego zombi, ndetse nk'uko natangiye mbibabwira yemera ko ari we wagaragaye yambaye muri ubwo buryo, nk'uko n'ubundi bushinjacyaha buvuga ko yambaye ibiteye isoni, cyangwa se navuga ngo yashyize imyanya ye y'ibanga hanze. Ubushinjacyaha rero navuga ngo bwasabiraga Mugabekazi Liliane gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje. Navuga ngo rero byaba biteye ubwoba, ndetse byaba binababaje kuri uyu munsi, aho benshi bavugaga bati uyu mukobwa ni uburenganzira bwe, afite uburenganzira bwo kwambara uko ashaka, nta cyaha kirimo. Ndagira ngo mubyumve ko iki ari icyaha, ndetse gihanishwa kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2. Ndagira ngo mbabwire ko ntago afunzwe yafungwa hejuru y'imyaka 2, ariko nanone ni hagati y'amezi 6 n'imyaka 2. Ubushinjacyaha rero bumaze kumusabira ko yakatirwa iyi minsi 30 y'agateganyo, umwunganira mu mategeko cyangwa se umunyamategeko w'uyu mukobwa Mugabekazi Liliane yahise asaba urukiko ko uru rubanza rwaburanishirizwa mu muhezo. Aho yavuze ati bitewe n'umukiriya wanjye ntago yakisanzura cyangwa se abe yavuga ibiri ku ndiba y'umutima, ati ndifuza ko uru rubanza rwabera mu muhezo kugira ngo umukiriya wanjye aburane neza ndetse yisanzuye. Ati cyane ko hari itangazamakuru, hari abanyamakuru benshi, ntago yaburana atuje.
rero navuga ngo icyavuzwe nuko ari uburenganzira bwunganira umukiriya we kuba basaba ko uru rubanza rwabera mu muhezo. Ndetse navuga ko itangazamakuru ryahise risohorwa, ndetse hari n'abandi batandukanye baje gukurikira uru rubanza rw'uyu mukobwa Mugabekazi Liliane, hanyuma urubanza ruba mu muhezo cyangwa se biherereye. Kugeza kuri ubu rero ntago twamenye ngo ya minsi ubushinjacyaha bwamusabiraga ese yayigiyemo cyangwa se byagenze gute. Reka mbabwire ngo update n'ubundi umunsi ku wundi tuzajya tugenda tuguma tuzibahereza kugeza kuri uyu munsi. Amakuru dufite nayo, ariko n'ubundi andi makuru tuzagenda dukomeza tumenya ku byerekeye uru rubanza, n'ubundi tuzakomeza tugenda tuyabagezaho. Rero navuga ngo benshi bakomeje batera comment ati noneho aho bigeze isi irarangiye cyangwa se u Rwanda umuco uri kugenda ucika, cyane cyane ababyeyi, ati aho umuntu agenda rwose mu ruhame cyangwa se muri rubanda yambaye akakenda nk'uko n'ubundi muri kukabona, ati hanyuma yarangiza kumva yuko yambaye neza, ndetse akajya no mu itangazamakuru ashishikariza urubyiruko cyangwa se abana b'abanyarwandakazi kuba bakambara gutya. Impamvu mbivuze ngira ngo comment mwagiye muzisoma nyinshi, aho benshi bavugaga bati rwose leta nigira ikikora, ati kuko bitari ibyo u Rwanda rwaba rugiye kuba nk'amahanga, kandi bavuga ngo agahugu n'umuco wako, cyangwa se mu Rwanda tuzi neza ko dufite umuco wacu. Abandi bakavuga bati uyu mukobwa rwose yagakwiye kubazwa ibi ngibi akomeje kugenda akora, ndetse murabizi hatewe comment nyinshi cyane. Abandi bakavuga bati nta gitangaza, umukobwa cyangwa se umuntu agomba kwambara uko ashaka, ndetse ari naho uyu mukobwa Mugabekazi Liliane nawe yivugiye ati njye n'ubusanzwe ni gutya niyambarira, nsanzwe n'ubundi mfite imyenda nambara bitewe naho ngiye. Ati iyo ngiye mu rusengero menye iyo njyana, najya mu birori nkamenya iyo njyana. Ati hanyuma uyu munsi rero nibwo nanjye nagiye nambaye gutya, kubera ko aho nari ngiye byanyemereraga kuba nakambara gutya. Rero ni ifoto itaravuzweho rumwe kugeza no kuri uyu munsi, ndetse ni ifoto ubona ko yaciye ibintu bigacika, aho na n'uyu munsi ikomeje kugenda ivugwaho, hanyuma uyu munsi ikabagejeje uyu mukobwa imbere y'amategeko. Reka mvuge ngo dukomeze dukurikira urubanza, icyo tuzagenda tumenya umunsi ku wundi tuzagenda tubaha update. Reka nkubwire ngo wowe utaruzi ko kwambara gutya cyangwa se kwambara utu twenda navuga ngo tugaragaza imwe mu myanya y'ibanga, benshi baraza kwibaza ati se niyihe myanya y'ibanga yavuzwe. Ngira ngo mbabwire ngo amabere nayo ni umwanya w'ibanga w'igitsina gore cyangwa se w'umukobwa cyangwa se umudamu, cyane ko hari utwenda buryo udashyizemo akenda k'imbere benshi muzi nka soutien, ushobora gushyiramo agasengre cyangwa se n'utundi tugiye dutandukanye kugira ngo atajya ku mugaragaro. Rero ababyeyi baravuze ati se nimba kugeza kuri uyu munsi amabere asigaye ajya ku mugaragaro gutya, atari amabere tuzi ko abanyarwandakazi ndetse n'abandi muri rusange twubaha, cyane ko ari burya ikintu cyonsa umuntu kikamukuza aba ari ikintu cyo kubahwa. Reka mbabwire ngo niyo update twari tubazaniye, ndetse mbabwira ngo ntago tuzabatenguha, umunsi ku wundi tuzajya tubazanira amakuru agiye atandukanye. Reka mbabwire ngo ngewe warubazaniye iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe, mbabwira ngo nakagaruka. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. GASARO TV.